wari uzi ko Development Network ari ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, Consultants and Capacity Building Hub? Nibyo, kuko dutanga inama z'ubuzima n'imirire, tukagira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo aho tugurisha imigina yabyo tukanagukurikirana kugeza ku gushaka amasoko. Tugurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura. Dutanga kandi abajyanama b'ubuhinzi bashobora gutunganya ibipangu bagahingamo zimwe mu mbuto n'imboga kandi mu buryo bw'umutako. Dukora ku bihingwa bigenda bicika ndetse n'ibitamenyerewe cyane hano mu Rwanda. Ikindi, turi ijwi ry'abavumvu, beekeepers. Dufite iby'umwimerere nka sezame, elayo, macadamia, ifu y'igikoma nziza igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5, ndetse tukigisha uburyo nyabwo bwo gutegura amafunguro. By'umwihariko rero, dutanga amahugurwa muzi agamije kuzamura ubushobozi, capacity building. Tukaba abajyanama mu gutegura imishinga no kwiherekeza, consultants cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi, agri business. Dusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso hafi y'agasoko ka Ruhango. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri 0788 66 0611. Development Network, igisobanuro cy'ubuzima bwiza mu iterambere rirambye. Reka rero tubasuhuze kandi nk'uko twari twaganiriye, bigaragara ko dukwiriye gukora inyigisho ku byerekeranye no kugabanuka kw'amaraso, ibyo twita anemia, kugira ngo tugire bike tubivugwaho bijyanye n'inyigisho rusange, dufashe kwirinda, dufatishe kuba kwifasha cyangwa se kwirwanaho igihe twamaze kurwara. Ntabwo turi bujye bwite muri za siyansi nyinshi zivuga ku maraso. Turavuga ibijyana n'ubumenyi nyine rusange bugenewe abantu bose. Bike twavuga ku ndwara yo kugabanuka kw'amaraso, anemia. Bwa mbere twavuga ko amaraso akorerwa mu musokoro w'amagufwa, la myelocèse, kuvuga ibyo twita hematopoiesis, cyangwa se ubushobozi bw'umubiri bwo gukora amaraso buba hariya umusokoro w'amagufwa, cyangwa se aho ingingo zihurira. Rero twavuga ko bizaba ku maraso, kugira ngo amaraso abashe kuremwa uko bikwiriye. Hari ibyo tuba twafashe mu biribwa, gusa si byo byonyine bishingirwaho iremwa ry'amaraso, ahubwo biba binasaba ko amara manini hamwe no mu kanwa hombi haba hashobora gukora neza ibyo twita bacteria saprophyte, ubundi tukanabyita flora intestinale. Ni ubwoko bw'udukoko tudatera indwara ahubwo dukingira indwara. Utu dukoko rero cyangwa se flora intestinale ni ingenzi kuko ubwatwo buriya dukora vitamine B ya 12. Dukora vitamine B ya 12, kandi iyi vitamine B ya 12 ikaba ariyo ituma uriya musokoro mu ihuriro ry'amagufwa cyangwa mu magufwa, la myelocèse, ukomeza kuba woroshye kugira ngo ubashe gukora amaraso, gukora ibizavamo amaraso, cyangwa se ingirangingo fatizo z'amaraso. Aha rero igihe nka kundi usanga abantu bafite ibibazo byo mu mara, bagira diare, bagira constipation, bakoresha nk'antibiotique kagatuma mu mara hangirika, icyo gihe ya vitamine B ya 12 ntabwo ikora nk'uko bikwiriye kandi ifasha uriya musokoro. Duhere nkaho nyine murabyumva ko indwara yo kubura amaraso ishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Ni ukuvuga rero ko amara yawe aramutse adakora neza nyine bishobora gutera ikibazo, kuko hari ubwo ushobora gusanga wenda umuntu yagize ikibazo cyo mu mara, ariko asanga atanafata n'ubundi n'ibigwiriyeho vitamine B ya 12. Ubu bwabyo rwose ni inkomoko yo kubura amaraso ubwabyo. Mu biribwa kandi ni ngombwa ko habamo umunyu ngugu twita fer, ari nawo munyu ngugu bizwi ku isi yose ko ufite aho uhuriye n'amaraso. Twanavuga ko uyu munyu ngugu nyine ukunda kuboneka muri pinari, haboneka mu bishyimbo byumye, mu mashaza yumye, muri soya, mu bunyobwa, muri sezame, mu mbuto no mu mboga. Uwo munyu ngugu niwo umusokoro w'amagufwa wifashisha mu gukora ibizaba amaraso
hanyuma no mu gukora icyo twita hemoglobine, rya bara ritukura ry'amaraso. Noneho rero iyi hemoglobine itemberezwa n'amaraso igafasha mu gukwirakwiza oxygene mu bice bitandukanye by'umubiri. Igihe cyose rero mu biribwa byacu habuzemo umunyu ngugu wa feri, niyo mu bindi byose waba urya neza, nubwo waba ubyibushye ute, amaraso aragabanuka ugahora ugendana ikizungera, waba uhagurutse wihuta ukaba wazengerera ukagwa, ukazimiza n'ubwenge, ntihagire ikintu wumva wabasha kwikorera, umutima ukadihaguza ugasimbagurika, bikaba nk'aho urwaye indwara y'umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, hypertension arterielle, kandi ntayo urwaye. Nabyo bimenyetso bindi nyine biranga umuntu ufite ibibazo byo kugabanuka kw'amaraso. Mu biribwa kandi ntidukeneye vitamine B12 na feri gusa, ahubwo tunakeneye vitamine A, vitamine C hamwe na vitamine B9 cyangwa se tunayita acide folique cyangwa folate, bitewe n'uko vitamine A usanga iboneka mu mboga nk'inyanya, beterave, ikaboneka mu mbuto nk'amapapayi, mu mababi ya moringa n'ibindi byinshi, ndetse hamwe na vitamine C ushobora kubona mu byo kurya bibisi ariko bitatinze ku zuba cyangwa se ku rumuri, ndetse na vitamine B9 igwiriye muri za sezame, muri beterave itukura. Ibingibi ubwabyo bituma wa munyu ngugu wa feri, umusokoro w'amaraso wifashisha mu gukora amaraso, ubasha kwinjira mu maraso neza iyo bigeze mu mara mato, bya bindi twita absorption intestinale. Kuvuga feri, nubwo warya ibyo kurya bihagije birimo feri, ariko nanone ntubone ziriya vitamine z'uburyo butatu, vitamine A, vitamine C na vitamine B9, icyo gihe ya feri ntabwo ibona uko yinjira mu maraso nk'uko bikwiriye bibashe kwifashishwa mu gukora amaraso. Ni ukuvuga rero ko kugira ngo tugire amaraso ahagije, bisaba ko tubona vitamine B12 ikorerwa mu mara manini no mu kanwa, ikaba mu biribwa bimwe na bimwe, kugira ngo umusokoro w'amaraso worohe ukore ibizaba amaraso twita hematopoiesis. Hanyuma tugakenera ziriya vitamine z'ubwoko butatu zifasha feri kwinjira neza mu maraso, arizo vitamine A, vitamine C na vitamine B9 cyangwa se iyo twita folate. Mu mpamvu rero zishobora gutera ibura ry'amaraso harimo no kubura kw'ibi byose mu mirire yawe, cyane nk'iyi vitamine B12, wenda urya ibiribwa itarimo, cyangwa se uhora na diare, cyangwa wivurisha antibiotique kenshi akaba yakwangiza ruriya rurenda rwo mu mara, maze amara yawe nyine akangirika, twa tubagiteri tukaba twakwangirika, ntidukore vitamine B12. Za vitamine rero nazo uko ari 3 ushobora kuzibura bitewe no guhorera indyo imwe, twita monotonie alimentaire. Hahandi umuntu aravuga ati, nkunda umuceri, nkunda iki n'iki, noneho kwa kundi umuntu yagomba kurya ibiryo bimwe mu gitondo, akarya ibindi saa sita, akarya andi moko nimugoroba, ku buryo habaho nka systeme de complementarité y'ibiribwa, ugasanga ntago byabonetse. Wenda icyo wari bubure mu gitondo ukaba wakibona saa sita. Ni ingenzi rero kumenya kuvanga amafunguro, ibi twakwita manger varié, kugira ngo umubiri ubone ibikenewe. Twava ko hari izindi mpamvu zishobora gutera anemie, nka kumwe umugore ajya mu mihango cyangwa umukobwa ajya mu mihango 2 cyangwa 3 mu kwezi, kandi ugasanga nta nubwo azi no kumenya kurya ibyo yakwifashisha kugira ngo bibashe gufasha amaraso. Ugasanga arahora n'ikizungera, arafatwa n'imbwa kuko yatakaje feri, calcium na magnesium. Hari kandi nanone n'abantu bagira ibyo twita hypermenore, wenda n'igihe abagore cyangwa abakobwa bajya mu mihango, niyo haba rimwe ariko bagatakaza amaraso menshi, ndetse bikamara iminsi 4, 5 no kurenza, akaba anafite ushobora kuba afite nk'ibibyimba mu nda. Hari kandi nuko umuntu ashobora kuva amaraso biturutse wenda mu bundi buryo. Ibi nabyo bishobora gutera kuko umuntu yagwa mu kubura amaraso cyangwa se anemia. Hari nanone imirire idashyitse byo kwita alimentation deficience, kwa kundi guhorera umuceri w'umweru n'ahandi imboga ziriho. Twanavuga ko nanone hari ibyo twita anemie megaloblastique de la grossesse, kwa kundi abagore batwite bagira anemia. Ibi nta bushakashatsi bisaba kuko umugore
utwite ari n'igihe ahurwa ugasanga n'ibyo yaryaga biragabanutse cyangwa se ntanahindura indyo ngo agire icyo yongeraho kandi ibikora amaraso bizatunga abantu babiri. Iki gihe rero ashobora rwose kuba yarwara. Niyo mpamvu abagore batwite bakwiriye kwimenyereza kurya avoka, indimu, mandarine, karoti, amashu, beterave. Ibi bikazakingira iyi ndwara bita anemie megaloblastique de la grossesse. Dukwiye kandi kwitondera kawa n'icyayi kuko teyine yo mu cyayi na kafeyine yo mu ikawa bituma feri itinjira mu maraso, bya bindi twita absorption intestinale. Nk'uko twavuze ko kubona kwa vitamine A na C na vitamine B ya 9 bifasha mu gutuma feri yinjira mu maraso, ariko nubwo waba unabirya ariko ugahora ukabye gukoresha ikawa n'icyayi, ya teyine yo mu cyayi na kafeyine yo mu ikawa ubwabyo nabyo bishobora gutuma feri itinjira mu maraso, nabwo ukaba wagira anemie. Numva rero anemie ntitubifatire mu kibazo cy'abantu ngo bo bakene badafite ibyo kurya bihagije, ahubwo ni ugutekereza ibintu byinshi kuko ikibazo cyerekeranye n'imirire mibi kigenda kigaragara ahantu henshi kiriganje. Twababwira ko mu gusoza mu gutegura iki gice cya mbere kivuga kuri anemie twabasomeye inyandiko yitwa Diagnostic de maladie du sang, ariko tubagiyemo umwenda wo kuzabaha igice cya kabiri, ikindi gice kuri iyi ndwara kiboneka mu nyandiko z'ubushakashatsi za OMS ziswe World Wide Prevalence of Anemia. Muzasanga abana bari munsi y'imyaka 5, abagore batwite n'abonsa, bageze mu za bukuru n'abakirutse indwara bakwiye kwitabwaho byihariye. Murakoze cyane. Reka dutekereze kabiri ku byerekeranye n'uburyo bwo kurengera ubuzima bwacu, tutabitwarira mu kigare, tutabitwara uko tubonye, tutapfa gusoma ikintu cyose no kwakira uko tubonye, ahubwo tubyitondemo. Murakoze.